case yabaye mu Rwanda y'abartiste si byabaye ntago ari yago ntabwo abahanzi b'abarundi babiteye so urwo rukundo ruri hagati y'abahanzi b'abanyarwanda n'abahanzi b'abarundi umudiji ntago yarusenya nta nundi muntu nta n'umundi yo bond nta wundi muntu wayisenya of course byarabaye birababaje cyane n'ukuntu nanjye ngiye nko kuri stage umuntu akaniribuye ntago abahanzi bose b'abarundi baba babikoze tu so de toute façon ntabwo bishobora kuntera kuko ushobora kuri Landry promoter ikibazo bagira ati niki mwafatiye ko canke niki mwagomwe ati kugira mwiyumvire kuzana Christopher n'umurimvyi akomeye cyane mu Rwanda no mu Burundi yego n'umurimvyi wo mu Rwanda me indirimbo zibe zikundwa mu Rwanda cyane kandi gose no mu Burundi rero dufatiye ku Barundi bari bamunyotewe cyane kandi ugiye kurabana nanuze yigeze kugira ngaye igiteramo mu Burundi mu 2014 ari mu basani baririmbye neza cyane kuri uwo munsi abantu benshi bararyohewe cyane gose twebwe turavuga ati kubera iki tutubasubiza wa munezero turavuga ati tubikore hama tuza tumuzane banezererwe hama kukijanye n'amafishe cyabanye man show n'ibindi byinshi twebwe nka team haba ku ruhande rwacu cyangwa ba Christopher nta munsi warimwe twigeze tumenyesha ico kintu kubera muri plan zacu twari dusanzwe dufite plan yuko tutosha nk'abarundi kubera nkuko byarane hose heshi mu Burundi nta mushitsi yigeraza buri umwakira teza kufise ukwakira kamene twebwe nta munsi mwe twigeze dusha kwa man show cyangwa ibintu by'abantu by'aba bifes ba dramati kubera vraiment barimvye beza cyane ariko ku bwacu ntabwo twike tubishirako murabona neza first of all nishimiye cyane kuba ndi hano imyaka myinshi cyane ngira hano mu kino gihugu kandi dufite amateka akomeye cyane kino gihugu actually kino gihugu cya mbere narimbyemo kitari u Rwanda so reception nagize hano yari experience nziza cyane nari nyiri umwana mutoya ariko iyo memoire ntago nigeze nyibagirwa tu nani ibintu nishimiye cyane ko byambayeho buri abarundi ari ikintu turusha tw'abanyarwanda abarundi iyo bari happy barabikwereka niyo batishimye of course barabikwereka that's the sad part about it ariko ikiza nuko abarundi baranyishimiye barabinyereka so tugirana amateka so iki cyose nahereye kera nshaka kuzagaruka hano so birabaye tu mfite excitement barakoze cyane kumitamo ko nkorana namwe mwakoze cyane kuzo bamwe nabonye kuri airport kuba tuciye kumwe aya masaha twanakererewe mu tubare so ikibazo cya mbere nabashijwe kibaza kuri experience kuri stage y'imyaka myinshi irenga 10 maze nkora music ni somo bizasiga ku artiste bari yango abarundi nibyo kuko mfite experience y'imyaka myinshi cyane maze imyaka myinshi mu matours atandukanye mu buryo bitandukanye ariko kubera ya memoire na ya bond nababwiye nta twabigize special kurushaho na travelinganye team yanjye yose bande yanjye aba technicien bakora audio ama lightings like abantu benshi cyane twazanye ama bus y'abantu baje mu kazi kacu kugira ngo arundi tutabasondeka nibwo the biggest fear mfite ubu ngubu nuko nakora ibintu ntishimiye nkabiha abarundi niyo mpamvu rero nazanye abantu benshi bamfasha kugira ngo banyorohereze akazi and nanjye kuri stage nzakore ibintu so niba narageze kuri stage abana b'abarundi actually mu Rwanda dukunda umuziki mu Burundi cyane dukunda abahanzi b'abarundi cyane kuva kera cyane apana kuvuga ngo young generation kuva kera bakidumu ba Polinaire n'abantu bose ba R&B singers ba pioneers twakuze twumva actually ni honor ikomeye cyane kuba kuri stage mwe na Big Fizzo mama wanje akundaga Big Fizzo cyane so ntago ariho ngo bimwereke ko narimbanye nawe ariko ahari ndabizi ko she's going to be proud of me experience rero ni buri wese fata mu buryo butandukanye ariko niba bireba ndabizi ko
mu buryo bumwe cyangwa ubundi harimo akantu bazakuramo ko kwadinga ku bikorwa bari basanzwe bakora. By the way, harimo amwe ma collabos mfitanye n'abahanzi b'abarundi atari yasohoka indirimbo zabo ndetse n'iziri kuri album yanjye itarasohoka. Iso kindi kibazo cyavugaga kuri case yabaye mu Rwanda y'abartiste nakurikiye imwe muri spaces ziri kubera kuri Twitter, ariko ari ukuntu media ifite ikibazo cy'ukuntu of course mu mabonye topics zo kuvuga, ariko ari n'ukuntu mu dramatizing ibintu cyane bigahindura isura. Kuki tutafokasinga just kuri ku mpamvu Yago yashatse kuba afite Double J na Kirikou mu Rwanda? Iyi niyo raison nini twakwiye turi kugendera. Ibindi byose byabaye ntago ari Yago, nubwo abahanzi b'abarundi babiteye. So urwo rukundo ruri hagati y'abahanzi b'abanyarwanda n'abahanzi b'abarundi, umudiji ntago yarusenya, nta nundi muntu ufite, nta n'undi yo bond, nta wundi muntu wayisenya. Of course byarabaye, birababaje cyane. N'ukuntu nanjye ngiye nkano nko kuri stage umuntu akantera ibuye, ntago abahanzi bose b'abarundi baba babikoze tu. So de toute façon ntabwo babishobora kuntera, kuko igihe cyose nasohoraga indirimbo nambaza nyinshi zituruka i Burundi. Akantu nkako gato kabayeho ntabwo ntekereza ko it means a lot, ariko ntabwo ntekereza ko bishobora kugira icyo byangiza kuri performance yanjye. Ahubwo nkaboneraho no kubasaba mwebwe mufite ibimenyesha makuru ko ibyo mu by'abaturage barabyemera, so biba byiza rero iyo mwirinze kubaha toxicity, kubabwira ibintu bibi kugira ngo batabelieving. Dufite industries zacu ziracyari ntoya, industry mu Burundi iracyari ntoya cyane, yo mu Rwanda turacyari batoya cyane, so akantu gato gashobora kudusenya tu. So rero kugira ngo itafari buri wese ashyiraho mu kubaka ntikabe negative, ntikabe negative. Ntabwo zera sura nashatse kuzijyamo cyane, ariko icyo nabonye nuko hari impamvu nyinshi ntamenye, kuko ntabwo navugishije Philipita ubwe cyangwa abana artiste babaze ukuntu byagenze, ariko icyo nabonye nuko ntabwo byari ngombwa ko biba dramatized muri media cyane, kugira ngo bidafata industry mu Rwanda no mu Burundi bimaze ko industry ngira ngo sinzi niba mubizi. So rero ibya bintu yo mu dramatizing mushobora kwicamo kabiri, twese twahomba nambaza hano, mugahomba nambaza zacu mu Rwanda. Thank you. Ikindi kibazo actually narindi busy cyane. Yoya Jamal aba UK nishiti yanjye komeye yaramamagaye yarambwira hano hari kino kibazo bimeze gutya, don't worry mu Burundi baragukunda. Ndi kubwira industry name nabibwiwe bwa mbere na Yoya. So ntabwo babishobora kuntera, ntabwo bishoboka. Nyifite ubushobozi bwo kuririmbira abantu bose baje kundeba baba miliyoni 2 cyangwa 2. So trained my mind kuririmbira abantu baje kundeba tu, urukundo abantu baje kundeba ubundi biba mattering. So I'm not afraid of singing kuririmbira abantu bakeya, you are. So abazaza bose nzabarimbira kandi bazishima. Music hano ni actually navuga ko music hano yakoze music yo mu Rwanda haza kuzaho generation yacu natwe icyo gihe twari young, twakoraga ibintu twumvise abahanzi b'i Burundi bakoraga ama progressions bakoragamo, technically ibintu bya hano byubatse industry ya hariya mu Rwanda. So ukuntu rero industry hano tuyifata ni industry ikomeye cyane. Tugeze ahantu just tuvuga ngo u Rwanda n'u Burundi harabura exposure to Afrique nimenya potential iri muri bino bihugu, bizaba birangiye n'abartiste bose yumvishe music yo muri yacu babagira ubwoba. So rero it feels like this is the right time noneho ko abahanzi ba hano na mu Rwanda dushirika ubwoba tugakora big moves, tugakora big moves, tugakora investments nini, kuko ibindi byo twarabibashije so far. Iki cyo cyiza cyane. Actually nje natangiye music nyiri boss nubona, can you just move a little bit? Yeah. All right. Natangiye music kera
mfite na signinze contract nagize muri Kina Music mfite imyaka 15 gusa. Hari igihe cyageze numva jeunesse yanjye yose nayihaye industry. I was up there. Nari umuntu abanyamakuru bangendaho kwishyurisha kugunya agira amanota ngaye ku ishuri, adetingwe umukobwa atwariye imodoka atuye muri yenzu, ibintu byose byari out there. So rero maze gukura basha gutandukanya showbiz na music. So I do music, not showbiz. Yeah, that's it. So narabitandukanyije, ntago ari byiza buri gihe ariko bimpa peace of mind. Bimpa peace of mind. Ikintu mba numva rero nk'ushaka kuko abantu bamenya ni music. Music ndayikunda isunika cyane. I'm glad kibageraho. N'ibindi ngombwa maybe with time na twamakinze peace, brain n'umutima biri kubyumvikanaho n'ibindi tuzagenda tubirikora mu bimenye. Siren Vibes TV.